This part. Umva, cyaze ntakubeshye mbega ijoro. Numvaga ntabyuka. Mana mbega ijoro ryari ryiza. Oh my god. Guess what? Sinaremeruka kubona useka. Uraza yuko narose. Christian ari kumbwira ko ankunda. Umva. Nagatanga yari ikindi kintu ugiye kumbwira. Mbega ndakubwiye ngo none uburyo kinahise mukobera. Reka mbwira ko nakubeshye ndamukumbuye. Ngiye gukora ibishoboka byose. Ntume papa mpuza nawe. Papa. Maybe this moment. Nge nawe turi kumwe. Shareka ngo cyakoze byibura izi nzozi zitumye nkubona useka. Ndishimye nawe mperuka kubibona kera. Yego umva ahubwo Nicole ubu ngubu maze kubimenya ko Christian akigera mvamo niyo nakora iki kuko umva maze kumwimariramo pe. Muvandimwe wanjye utazakora ikosa ryo gukunda Christian kuko reka nkubwize ukuri. Hago umuntu kuko uburyo kinumvamo ngiye nkundamo Christian ntago niteguye kumuharira umuntu wari we wese. Ntawe ubwawe tuvukana mu ndimwe ntago mbyiteguye kumuguharira. Umva rero nkubwire iyi saha ari wowe ari njyewe ntufite uburenganzira bwo kumukunda. Arabwira ngo aramukunda ariko ntufite uburenganzira bwo kumukunda. Why? Ndabufite. Noneho nkubwize n'ukuri. Nanjye ndamukunda. Nambwira ngo arankunda. Ngo uki? Inde? Christian wanjye cyangwa nundi Christian? Wawe se hari Christian wabyaye? Nibigera kuri Christian kibagirwe iyo mite turimo uko nge nawe Christian se waramubyaye. Nasi ngiye nta burenganzira afite bwo gukunda. Ntabwo ufite ko ufite uburenganzira. Ndabufite cyane. Nindabuguhaye wowe nindabuguhaye nge narabyihaye kuko nge na Christian nabonye ko twava mu muntu wowe nkande wowe uri ariko ujya wireba niko utankoraho. Utankoraho. Wakora iki? Iyo bigeze kuri Christian umva nakwica urukumva ukumva neza. Iyo bigeze kuri Christian umva njye nawe tuzicana kandi biri seriye reka nguke. Madame. Musige hariya madame. Mbona mnagombana? Nije kigori. Oya bana madame. Madame pardon. Nakwica reka nkugiriye. Koma murarwana. Birahinduka. Ucire birarura. Nawe ndakwiyamye n'undi. Oya madame. Koma munagombana. Akisingije kiri mu biki. Murafite maraso yimwe koma murarwana mwe. We birakureba. Kwihora. Mina sule nambia nani security hapa. Koma munagombana mukuru. Wowe reka nkubwire. Ubuvandimwe nawe bwahita burangira iyo bigeze kuri buzarangira. Nikera madame pardon. Kugira Nicole ntuzamenyera utabona undi tukagira ngo nago twaha. Nawe ntumenyere none. Simoche gombana. Bita umundi bakamfunga tukareba iki. Tuza nundi munsi. Oya mureke kurwana. Iyo bigeze umva unabyibagirwa unabise mu mutwaye kuko nasara nakwica. Ndumva mureke kurwana nakwica. Nitaye ngo turavugana nakumva unabyibagirwa muto usiba mizina Christian. Urikumva? Weje nde achana huyu. Pardon mwache gombana. Uyu ni mukuru ya. Nanga kuwana nawe byo gutinya. Njyewe hagarara. Madame musigombane bana. Madame. byari ngombwa ko nza kwicara no kugira ngo mbabwirize ibyo mugomba gukora. Nta soni.
abantu mungana gutya muricara nkaho mwakatekereje ibintu bishobora kubateza imbere mugatangira kurwanira umuhungu. Ese ubundi ko nta numwe akunda muri mwebwe murashya mwarura iki? Ese ubundi niko nta jambo ryawe na rimwe nshaka kumva. Reka mbabaze, ubundi umuntu muri gupfa ubundi muramuzi? Umuntu muri gupfa muramuzi? Sikuri ari boss wanjye, mwarangiza mukamupfa, murashaka kunyirukanisha mwebwe? Njye ntabwo tumupfa. Naramubwiye ngo birekamo. Mwaba mwarabivuganye ama mutarabivuganye, amagambo mwavugaga yose nayumvise, kandi si n'ubwa mbere mbyumvise. Turikumvikana na cya gihenza mbabwira ngo nzajya ntaha ijoro, narabanje ndabumva ibintu mwari murimo, cyane cyane we chance bite byawe. Oya wipfinaka uriya muntu ntago ari kuri level yanyu. Ntabwo ari kuri level yanyu. Afite abandi bantu bakorana business ashobora gushakamo umugeni kandi bakamumuha nta bindi bintu bibayemo. Wese urumva umuntu nkuriye yajya gushaka umugeni ku mukozi akoresha gute so? Wese ubwo bari kujya imbere cyangwa bari gusubira inyuma? Amoko atarishya ntahoberana. Ngewe rero nawe murakundana se wowe wigeze upfumura ijambo na rimwe urarimubwira wowe? Kandi ari byo ndi gushaka kumubwira. Umubwira ibiki se? Kabiri kanga umukobwa ari uterura akajya kubwira umuhungu ari umukunda. Si umuco waratakaye. Sedade mbo ngewe rwose rega ibi ni 2025 umuntu ukunda umuntu arabivuga nagategereza ko baza Dade mubwire. 2026 ntagikuraho umuco nyarwanda. Tubyumvikane uko ari sinzongera no kubisubiramo. Ejo tuzabona turi no muri salo turi kumwe n'abandi bantu ukanyurana bwa jipo bwawe bw'impenure ngo nuko ari muri 2020 na kangaye. Hasoni. So umuntu akwibora ko turi kumana ukajya ngo niko wagombye kubigenza. Sengesha. Niba wundi munsi. Ese ubundi muheruka gusenga? Ko ibi bintu muri gukora ni umudayimoni uri kubibatera. Ntabwo byumvikana. Nta nubwo mumenya ngo umukuru ninde. Ese ubundi wowe nka tubaze chance wowe. Ubundi wibwira ko aramutse nanakunze yakunda umwana nkawe asize umuntu mukuru nk'uyu nguyu? Ahubwo so yakunda uyu nguyu asize ngewe nyine nanjye. Erega n'ubu ko mu mutwe n'ubuko uri kububona wararangije no kubupanga wararangije no kugira buri kintu cyose. No? Mwitonde. Turacyakeneye kurya amafaranga atutse muri la campagne. Nimukomeza kwitwara gutyo muranyirukanisha. Ntago ari cyo ngewe nshaka. Kandi ni mwebwe mwembi ndi kubwira. Ahubwo akubwire wowe. Sinabikubwiye uzamwirukanisha ubundi uramuzamu wiruga utoteza. Uzajya hari ase hano. Nibyo bintu by'umuzamu nari kuza kubigera ariko akakanya kuri akanya ndashaka kubabwira kuri Christian. Akubundi kumuvugira cyane. Mwitonde. Ntago ari kuri level yanyu. Ntago ari kuri level yacu. Barana abantu bafite amafaranga, arana amafaranga y'umuryango. Buriya nakubwira ko amafaranga ari gukoresha na ya sekuru. Aya papa we ntaratangiye kuyakoresha. Nyine nanjye ngomba gukundana nawe aya mafaranga kabare nawe y'umuryango wacu. Ufite iki se wowe? Byubuze wanambwiye uti papa ko nshaka gukora umushinga runaka kugira ngo na wa mugabo uzaza kundeba azaza asanga mfite ikintu. Kurata ngo uri munini gusa, uri munini sari mwiki. Uzabeza bari muri kino gihugu ukuntu bangana kandi no banafite no mu mutwe banafite n'amafaranga. Nkasiko wowe uri kurata gusa ngo ufite papa ukora ahantu runaka. Ibyo bintu ntabwo ushaka kongera kubyumva. Nyine nubwo se muri kuvuga nyine ko nabwenye ngira. Ntabwo kuko uba ufite wabanza ugatuza. Ukabanza ukamenya umuntu warwariye indege wariwe. Ako nashyira mwanya wanjye wo gukunda umuntu we wakora iki? Ntabwo bishoboka ngiye ntabwo najya mu mwanya wawe ko nabamombye. Nabamombye cyane. Nicole. Kara. Ntawe kuba uri mukuru bikumariye iki? Naramubujije yaranze. Wabujije iki? Ntabwo nakubujije se. Uramushaka. Dore niba ahita ambwira. Ubundi gukunda umuntu ntabwo ari uburenganzira bwiwe. Ese kwibyo ngibyo muri kwigira gutyo ariko umuntu aba yabihoreye. Ubundi mwese mbapake nkabajyana kwa nyogosenge wanyu. Mwakongera guhura. Reka nawe twajya. Nurese uritegeka? Baba we naguze hari ahantu ngiye ntago nahajya nta nubwo nahaba. Abandi se ko bahaba? Abo nyine n'abandi baramenyereye. Wowe urashaka kuba ahantu ugomba kubona Christian mu maso nta kindi. Uzagiye gusaba y'akazi ko mu rugo.
yabanje se agakora n'akanga akareba kagashobora hanswe Nyine kugira ngo uzajye umubona ariko ko nta kandi kazi ushoboye yaguha. Komeza. Komeza. Ndi mwese mwaneraniye winkoraho. Mwese mwaneraniye ngaho mu mugumane kubana rero twese. Kore. Nkawe kuko umuntu mukuru. Ubwo wakumva iyo nkuru iramutse isakaye mu mudugudu hose ngo Nicole ari gupfa umugabo na murumuna we. Ibyo bintu ubwo kuba uri mukuru bya bimaze iki? Papa ariko ngiye ntabwo nabikoze. Ahubwo ntago abashaka ko muvugaho, nta nubwo abashaka ko mvuga izina rye. Niyo mvuze ngo papa ngo kwa boss we. Uko konyine ntavuze n'izina bibi ntambara. No. Ururimi rwoshywa n'urundi. Mbase mbabarira. Sibyo? Nimba uri mukuru ugomba kwerekana koko kuri mukuru. Nimba unanamukunda kandi si ngombwa ushwana na murumuna wawe. Uziha imyaka irimo hagati yawe nawe. Warangiza inzu mukayiterura kanaka rero ntanubwo nabitaye kura mu hungu icye ni business. Tukumvikana byibuze yawe mwari muri kumbwira muti papa wari tugakora natwe business ku buryo uramugaba kurubwo na business dufite akaza kubyibuza akagira uwabonamo. Zamu Sana leo yagiye Zamu So agiye Nilikuwa kule mbele madam. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Unapenda tuchangie? Hapana. Ariko ndakibazo usangira. Oya nari. Ahubwo nari nagusabiye papa ruhushya. Arambwira ngo nta kibazo ngo uzagenda. Papa wawe yambuye. Twavuganye. Twavuganye yambuye ngo ndakibazo nishobora kugenda kusura mama wange puis ariko ngo patro yiwe akorana na papa wawe ase iko mu vacances ari étranger shiba nasema ari hanze ya gihugu ni nava hanze ya gihugu araza kuba visiter hano muhira. Bivuze ko Christian azaza hano. Christian ndo nani? Ngewe ndagomuzi yambuye ngo mu bosi wiwe niwe amutegereje nava mahanga batakuya hapa na papa wa Christian ni boss wa papa. Umwana mwiza cyane yaraje kudusura hangaha. Okay. Aduha amafaranga turifotoza turaganira n'umwana mwiza cyane. Ubwo rero niwe uzaza hangaha. Mbe papa wawe afite mahirwe cyane ni umubose w'umwana mwiza. Yego. Sasa nishobora nikubaze kabazo imwe gusa. Ndakibazo zabambaza. Okay. Uko na fiancé? Urafite kama ni bwana mugabo. Urafite mugabo? Oya. Sana mfite umugabo nkabambana na papa. Oya ndago mvuze uriya mubana
mu nzu ndavuga sheri yako ntabwo mufite nta sheri mfite nabona nyine narangije kwiga mbura akazi ubu ngubu nyine mbona hano nta kazi mfite mba ndi kwita kuri papa kubera ko mama ntawe uhari ndi kwita kuri papa rero ariko papa yari yambwiye ko nafata inguzanyo ya banki azanshakira bizinesi ile ni bonne nouvelle none ni wabona akazi kama unafaa kazi yako na ngewe uzama kazi urabona nakwima akazi sisi ko turi inshuti erega nawe uri umwana mwiza merci sana nahita mbwira papa noneho tugashaka ubundi muzamu noneho we tugahita dukorana antoka merci mimi naona huko mtoto mzuri ndago umeze na ulia ule ko matata sana ulia murumuna wawe Zaburiya rero ni murumuna wanjye ariko nyine niba ari ubwana sinzi mwasanga ari n'ubwana hari ndago nzeni afite iye kibazo lakini wewe uri mwana mwiza ukuri Imana iguhe mugisha urakoze erega kuba hano kuba kuri iyi si umuntu bisaba kumvikana n'abantu bose uyu munsi naba ndi hano ejo ndahandi hantu uyu munsi wabura aho ngaho uri umuzamu ejo ukabura undi muntu udashobora no gutekereza isi niko imeze me ule garso akikuya uli ya bosi ya papa wa nange na nifuza ni musalimie peut-être nangewe ya makazi uzi ko nari umwana mwiza ndiyo ndo nasema nta kibazo ariko se chance ya uhitana ariko nyine kubera ko azaba hari abashitsi wenda ntagaza chance nilishamuzoea ndakibazo uzaza umusuhuze nta kibazo ni umwana mwiza cyane hari igihe nawe yakwihera n'amafaranga ukajya kureba mu wawe umeze neza natuka rero ubwo rero nigira amahirwe azaza uri hano wenda wabigiramo n'amahirwe wamugana akagura akandi kazi katari akangaka ariko buriya wahita udushaka undi muzami wanyu none se wadusiga gutya ndago na basiga kuriya nishaka undi ananilamprase ndakibazo siyo mpamvu nakubwiye ngo uri umwana mwiza ngaho komeza uryoherwe merci sana nkunda uyu mukobwa cyane ariko sishaka kubimubwira none kuko naba nihuse icyama akazajya aza kundeba ese kuki aza kunyicara iruhande cyangwa yaramenye gusa ni umutima mwiza gusa ubimutera jambo merci ndetse ubwiye ko ari ayawe ninde ukubwiye ko ari ayawe ko ari aho muhera mu bibimara none uramaye amafaranga se ndetse guhaye amafaranga ngo yabe ayawe amafaranga urananditseho izina ryawe ndashaka kugenda uzana isabune siwe babwira kuki utuma nsubiramo zane zingahe se uzana izihwanye n'amafaranga wawe kandi reka nkubwire sabune ya 5 bimwe byawe ujya kwirirwa ubunga hariya ubunga iminota 2 mbe nkubonye hano kumva oui madame
Ese wumvisha ibindi se nshaka urazana isabune isanzwe nyiriya dushyira muri dushe so wabibonye yego ndakindi iminota mike kandi mbe nkubonye hano nta kindi ndagushura umunsi umuse ntitugutumye gushyanuka misi itakawia basi ikani muntu ukora iki ndaguninda na mimi nakuye ikintu bagitoraguye iminota ibiri mbe nkubonye wagarutse oui madame hey madame wajyana ngo uruzi ikinyarwanda merci sana mimi nashiba ngushye yari biryoshe kana hoje mbeshe oya c'est vrai gusa mimi nashiba ngo byari biryoshye shaurande nina na nubwo ntakizi ariko hari dukeya nzi nyine nkubuye ni ngewe ni haze bigyo amaye ibyo byo ndabyemera ariko byari biryoshe si ndio mimi nataka kurudia mukazi amu napenda kwa bwa mbere mbonye n'icyayi cyanga ngewe ndagomba imenyere kugya ninjoro ndagomba imenyere cyane none ibyo njye ngo ntago kibirya ndabirya ndago nyimara yose ntago nyimara none kutajya ibingarura ikibishira he ugiye tubimena preza ugiye tubimena wewe ya sikumena ibiryo ko ari bibi ndayibika nayirya mu gitondo ko biryo bikonje mimi nachemusha naishusha ngewe nikunda mushushu mushushu nayo nawe yo amaze kukimenya nagenda nkimenya uzajya kugenda uzajya kuva hano narakimenye kabisa na ngewe nikwigishe Kiswahili nanjye mwigisha Kinyarwanda voilà sibyo ubu ngo eka rero nigende uriya ndugu yako nazani problem yamwihorera uriya mwana uje umwihorera uriya se kwaba uri muze yes nizira Yesu nibiki byabaye hano wicaye he za preza mwami Yesu noneho ndumiwe nitwa Chance n'ubwa mbere mbonye umuzamu yicara ku meza asebuje no muri filime sindabibona ese ko yicaye uvuga utwaye reka wicaye hoya umaze no kurya yo aho nagende ndabonye niko se mukuru wa barakuroze waraburiye uburozi baragutamitse ko sintekereza ko waba uri muzima ufate umuzamu muzana ahantu papa yicara umushyirire ku isahane papa riraho ngo wagiye ureka kumbangamira iyi meza papa asukaho ibiryo akaba nawe yabisize akaba basangiriye ku isahane imwe ufite ikihe kibazo ubundi wowe ufite ibihe bibazo byo mu mutwe reka nigire oya mwihorere yicarire wabaye databuja kuva ryari wowe ubwawe uyu wenda tuvuga afite ikibazo cyo mu mutwe data wenda hari akanabura mu mutwe byaramucanjira aracanganyikiwe wowe sema
aho wakoreye akazi kose wagiye ukora wicaye ku mwezi imwe na sobuja ryari uroze mukuru wanjye ufite ibihe bibazo mana ahubwo mwe mufite ibihe bibazo wagiye ureka kubangamira abantu mwe mufite oya akose Pardon baseka cyangwa ndahuje mwihorere yicarire nakubuye hano ni problem nagawi banaguhaye mwihorere uyu ni papa suje kwagukura mwihorere genda ndege ko nahereje umuntu wicaye wenda uyu nguyu afite ikibazo mu mutwe ntazi wowe se ariko sha warasaze uracyavuga ufite icyo kibazo urajya he